bakumva ko tugomba kugira umuhati wo kwibohora ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi ye. Mwese Uwiteka akomeze abarinde kandi akomeze abahe inzira zizatuma tubasha koko kwibohora kuri iriya ngoma mbi y'igitugu, ingoma mena amaraso, ingoma y'ubugome bukomeye cyane, ingoma imaze kuba niyo ngoma ya mbere ibaye ingoma y'ikinyagihumbi yisha abantu benshi muri myaka igihumbi ishize cyangwa turimo. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, mpirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi bahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Nk'uko bimenyerewe, njye ubaha ikaze nitwa Uwihanganye Jacques, nk'abandi mpirimbanyi yiyemeje guhirimbanira ko akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu cyabo, ndetse n'abahunze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi ye karangira. Nk'uko rero dusanzwe tubigenza, niba ari ubwa mbere mudukurikiye, mudukorere subscribe, hanyuma ibitekerezo byanyu muri comment turabikeneye, like ku biganiro tuba dutanga ni ngombwa, kandi ibiganiro byacu mubashe kubikorera share mu bihe abandi bantu kugira ngo bamenye ibikorerwa hano kuri Ndenganura TV. Rero muri iki gitondo turagira ngo turebere hamwe uko byifashe hariya mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Kamanyora, aho kuva aho abayobozi ba M23 biciwe nk'uko nabitangaje, bakaba baramaze kwicwa nyine, kuko nta yandi makuru turabona agaragaza neza yuko abo bayobozi nk'uko babavuze 47 ko hari n'umwe waba akiriho. Twabashije kumenyamo amazina y'abantu batandatu, harimo ba Kabila, nyine ibyo biganiro birimo aha ngaha, na ba Colonel Nanga, n'abandi baterankunga bakomeye cyane bari mu M23. Birumvikana abandi kubera ko barashwe n'indege, haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane mu mirambo bakura mu itaka, cyangwa se inyama zabo barimo bakura mu itaka indege yagiye itabataba, bamenyekane ukuguru kwaba ari ukwande, uyu kuguti kwaba ari ukwande. Urumva ni ibintu bizagorana, ariko abo ngabo twamenyemo batandatu, nk'uko nyine nabavuze, abo mube mufasha abo ngabo, abandi kubamenya bishobora kuzagorana kubera uburyo bishwemo. Hanyuma rero ndagira ngo turebere hamwe, mwumvishe yuko kubera nyine guta equilibre cyangwa se gutakaza imbaraga zose z'abayobozi bari bayoboye M23 n'abaterankunga bayo, ndetse n'igitutu cy'amahanga, nawe n'abawazarendo batoroshye hari hakurya mu burasirazuba bwa Kongo, bakomeje kotsa igitutu n'urufaya rw'amasasu aba M23. Uyu munsi noneho M23 yabimeze ite mu gihe bivuga yuko baba barasohotse muri Uvira bakayivamo? Amakuru angeraho arimo aravuga yuko hariya muri Kamanyora hari kumvikana amasasu yo ku rwego rwo hejuru. Muri make intambara iracyahari, ariko bakavuga yuko koko abo bita ko ari M23 RDF b'abanyarwanda basohotse muri Uvira bakayivamo, ariko kugeza uyu munsi bakaba bari ahantu bita Kamanyora, aho bagiye ngo bakora inkambi 3. Izi nkambi rero zirimo abantu bameze bate? Abatutsi bari baravuye muri Kongo muri za 1995-96 bakurikiye Kagame ngo agiye kubabera chef wabo, ngo bagiye gutura mu Rwanda, bakajya gukora y'amahano yose bagiye bakora nk'uko namwe nagiye nyabagaragariza. Abo nibo babaye trained, babagarura muri Kongo baje kurwanya, ngo baje kurengera ngo abanyamurenge, ngo bene wabasigaye hehe hariya muri Kongo. Hanyuma rero abatutsi bari barakoze muri Kongo, bakajya kwishakira chef wabo, akababera na se wabo Kagame, akabaterega akabagarura mu ntambara. Ubu bafite ikambi yabo barimo hariya muri Kamanyora. Iyo ni ikambi ya mbere. Akaba ikambi ya kabiri y'abandi batutsi, cyangwa se y'abandi n'abatutsi babiswe n'abanyamurenge, reka mbyite gutyo, ariko nyine n'abatutsi tout simplement. Bo noneho bari muri Kongo,
M23 itera none bakajya kwijoyininga. Mwabonye birirwa babyinira abantu, babyinira M23, birirwa bavuga amagambo menshi y'urudaca n'imbyino nyinshi cyane, bishimiye ko M23 ikomeza kwica andi moko yari ahari, bishimiye ko imitungo M23 yagendaga yiba yikuye mu burasirazuba bwa Kongo ikayijyana mu Rwanda. Ibyo byose abanyamurenge barabyishimiye, baravuga ati murakaza neza. Abo nabo rero kubera ko M23 Kagame yavuze ati mwebwe buri wese arajya aho yakomotse, aho yabaga, ariko uburyo bwo kugira ngo abakure mu burasirazuba bwa Kongo abageze mu Rwanda byabaye ikibazo. Byabaye ngombwa rero yuko abari abatutsi nk'uko namaze kubivuga bo bari baravuye muri Kongo bakajya gushaka se wabo mu Rwanda, bakibera aho ngo bakafatanya na Kagame kwica abahutu bari mu Rwanda, bakagaruka. Byabaye ngombwa ko bagira inuza ikambi yabo. Hanyuma b'abanyamurenge nabo nari maze kubabwira nabo bagira yabo kambi, urumva kuko si abanyarwanda. Hanyuma hakaba n'indi kambi nanone y'abakongomani, nyabakongomani, nabo bari baragiriye mu ihururu yo kuvuga ngo ntacyo twebwe bazadutwara, ngo nta kibazo. Bivuga ngo icyitwa abatutsi ubu cyatandukanye, buri wese atangiye kumenya shebuja na se wamubyaye, inzu yatangiye kugira umuryango. Ubwo rero murumva ko aho niko mu burasirazuba bwa Kongo ari muri Kamanyola, ni izo nkambi 3 zirahari, kandi zirimo abantu bari basanzwe bafatanyije umugambi umwe, ariko batandukanijwe n'iki nibimaze kuba kuri ba shefu babo n'uburyo bagiye kubonamo ibyago bigiye gukurikiraho. Amakuru mfite akomeye cyane mutagomba gutesha agaciro nuko abayoboye urugamba bavuze yuko nta nkambi nimwe bashaka mu burasirazuba bwa Kongo. Muri make bisobanuye iki? Umukongomani ari muri Kongo arajya mu nkambi arinzwe nande? Abahunze bakava mu bice M23 cyangwa se byaberagamo intambara bagiye mu maboko yande ya leta. Ubu leta niyo ifite ukuri kubagenza. Benshi baragiye i Burundi, abandi bagiye mu Rwanda, mwese mubona ko bahise babagarura ku bwenyezo makamine bakizaho ngaho. Hanyuma abayoboye urugamba barimo baravuga ati twabwirwa n'iki ko hari amakambi koko arimo abasivile, mu gihe tuza abakongomani bahunze b'abatutsi bakanga guhungira mu Burundi, bakajya mu Rwanda bagiye gufata bene wabo mu maboko no kubashyigikira kugira ngo bakomeze bangize igihugu cyacu. Bagera mu Rwanda bamara kugira ibyo bumvikanaho na Kagame agahita bagarura muri Kongo, noneho kandi bakaba bataragize mu ngo zabo, bakaba barahisemo kujya gukora izo kambi. Noneho baravuga bati hashobora kuba ari abandi basirikare benshi cyane Kagame yohereje mu buryo bwabo abeshya ko ari abakongomani bari bongeye bataha bazi wabo. Inkuru rari kwihagaze n'ikuye, biravugwa neza yuko ikambi yose, shitingi yose bari bubone ara mu burasirazuba bwa Kongo itari buraswe n'indege iraterwa amabuye cyangwa bayitwike. Mu magambo make umuturage w'umukongomani uri aho intambara yabereye nahungire mu bindi bihugu, cyangwa se ahungire kuri leta y'ubuyobozi bwa Kongo, cyangwa se ajye mu rugo iwe. Ntago bashaka kubona ahantu hari abantu barenze 10, barenze 200, barenze 100 biri ahantu ngo turi ikambi. Ikambi itarinzwe na leta iri mu gihugu, iyo kambi irinzwe nande? Narababwiye ngo abantu mwakurikiye Kagame yaba ari abamukurikiye babizi, yaba ari abamukurikiye batabizi, mwagize ibyago bikomeye cyane kuba mwarakurikiye umuntu nkuriye. N'uyu munsi nabonye hari abadashaka no kumuvongo bamurekure bamute mu kirere, kuko uriya amaherezo ye turayazi nawe kandi yamaze no kuyamenya. Abakomeza kumugwa inyuma, amaraso yanyu ni mwebwe ubwanyu muzayabazwa. Hanyuma ntago nshaka ikiganiro kimara umwanya munini. Abadukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza mwese, n'abadushyira ku mutima mukumva ko tugomba kugira umuhati wo kwibohora ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame na FPR inkotanyi ye, mwese Uwiteka akomeza abarinde kandi akomeze abahe inzira zizatuma tubasha koko kwibohora kuri iriya ngoma mbi y'igitugu, ingoma mena amaraso, ingoma y'ubugome bukomeye cyane, ingoma imaze kuba niyo ngoma ya mbere ibaye ingoma y'ikinyagihumbi yisha abantu benshi muri myaka 1000 ishize cyangwa turimo. Hanyuma rero Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.